Mu myemerere y'abakera, umubiri w'umuntu wabaga ufite ibisobanuro birenze ibigaragarira amaso. Bemeraga ko ibice bimwe na bimwe byo ku mubiri w'umuntu, cyane cyane nk'ikiganza, bifite igisobanuro gikomeye ku buzima bw'umuntu, harimo nko kugira amahirwe, ubuzima no kugira ibindi bintu bitandukanye bishingiye ku bimenyetso bigaragara mu kiganza. Ibi byatangaga icyizere cy'imibereho n'ibyo umuntu ashobora kugeraho mu buzima. Iri somwa ry'ibiganza rizwi nka palmistry mu Cyongereza ryakundwaga cyane mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, mu Buhinde no mu Misiri ya kera ndetse no mu Burayi bw'iburasirazuba. Mu muco nyafurika no mu yindi mico itandukanye ku isi, abantu bagiye bagira inyota yo gusobanukirwa ibirango biba mu kiganza. Bagiye bagira inyota yo gusobanukirwa imiterere kamere y'umubiri wabo. Ni muri urwo rwego hagiye hagaragara imiterere yo gusesengura ibijyanye n'ibyo bimenyetso bigenda bigaragara ku mubiri. None kandi bikagaruka ku bijyanye no gusoma intoki cyangwa se palmistry. Palmistry ni ihame rishingiye ku bijyanye no gusoma imirongo iri mu kiganza cy'umuntu, bigamije kugaragaza ibyihariye ku buzima bwe, imitekerereze cyangwa se imibanire n'abandi, ndetse n'uburyo azitwara mu rugendo rwe rw'ubuzima. Iyi mirongo si mishya mu mateka y'abantu, yagiye isobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'imico n'ibyo abantu bagenderaho mu buzima busanzwe. Imirongo yo mu biganza ntiyafatwaga nk'ibimenyetso bigaragara gutyo gusa, ahubwo abakera bayitiriraga impano y'Imana. Bayisomaga nk'uko abasomyi basoma amagambo, bakayisesengura kugira ngo basobanukirwe n'icyo umuntu ari cyo, cyangwa se aho ubuzima bwe bugana. Mu Buhinde, gusoma imirongo y'intoki ni igice gikomeye ibizwi nka astrology, babyita Hasta Samudrika Shastra. Aha imirongo y'intoki ikubwira byinshi ku bijyanye n'imico y'umuntu, ibijyanye n'ahazaza he, ubukire n'urukundo. Mu Bushinwa naho gusoma ku ntoki bifitanye isano n'ubuvuzi bwabo n'imyemerere yabo ya Taoism, ibyo bita Shuziyang. Bagendera ku buryo izo ntoki ziteye no gusobanura imico n'ihirwe. Abagereki ba kera nabo, cyane cyane umuhanga Aristote, yanditse byinshi ku ntoki, avuga ko ari impano Imana yoherereje uyayihaye. Akenshi bisobanura ibanga rikomeye ry'ubuzima. Ibyo kandi byaje kugera ku Baromani, bitirira intoki igisomwa cy'ubuzima. Barazisomaga cyane. Bamwe mu bagabo bakomeye nka Julius Caesar basomaga intoki z'abayobozi bakomeye kugira ngo bamenye niba ari abanyabwenge cyangwa se ari abantu bakomeye mu buzima busanzwe, cyangwa niba bafite umugisha mu ntambara. Aho akenshi usanga ari imirongo ine ikoze inyuguti ya M. Umuco wa Kabbalah ni ubumenyi bw'ibanga mu Bayahudi. Intoki zifite igisobanuro cyihariye nk'umurongo wa buri mubumbe. Urugero nka Mount Venus uba ufitanye isano n'umutima, ububasha cyangwa urukundo. Mu mico ya kera ya Afurika hari aho akenshi imirongo yafatwaga nko kumenya imbaraga zihariye ziri mu muntu. Ibi byagendaga bitandukana bitewe n'akarere, ariko byabonekaga nk'ibimenyetso by'ubuhanuzi cyangwa ubupfumu. Dore noneho icyo nakwita ko ari akasamutwe muri iyi mirongo. Niba ufite iyi mirongo, niba ufite inyuguti ya M cyangwa se M mu Kinyarwanda, ukaba uyifite mu kiganza kimwe cyangwa se byose, uri umuntu udasanzwe muri iyi si. Mbahaye ikaze kuri Bwiza Entertainment. Jya wagutegura ugiye kukugezaho kino kiganiro, nitwa Bwiza. Iki kintu cya palmistry cyangwa se gusoma intoki na astrology, ubumenyi bw'inyenyeri, bifitanye isano rikomeye mu mico imwe n'imwe. Bavuga ko kenshi aho imirongo yerekeza ariho hari inyenyeri kera igihe umuntu yavukaga, bakabihuza n'inyenyeri z'ingenzi ziva mu isanzure zizwi nka Venus, Jupiter n'iyindi mibumbe nyinshi. Bemera ko uyu umubiri w'umuntu uteye nk'isanzure, kandi igihe kinini isanzure rigahora rikurikirwa n'inyenyeri. Ibyo bakabihuza n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Akenshi bavuga ko kugira ngo umenye ibintu bikomeye ku muntu runaka, akenshi bigaragarira no mu mirongo yo mu ntoki ze. Hari naho bavuga ko kandi ibimenyetso byo mu kiganza cy'umuntu bishobora kubika kandi ibimenyetso by'imbaraga z'ijuru. Igihe wavukaga, aho inyenyeri zari ziri ku isaha yawe, ibyo bishobora kugira kandi igisobanuro gikomeye igihe wavukaga ndetse n'ahazaza hawe. Mu Burayi bw'iburasirazuba n'Abarabu hari umuhanga witwa Shiromasi, bahuza na Celestial Magic cyangwa se ubumenyi bw'inyenyeri n'imbaraga z'imyuka. Umurongo wose w'intoki bashobora kuwuhuza n'imbaraga z'ikirere zihariye. Marse bayihuza n'intambara, ukwezi cyangwa se muntu bakabihuza n'amarangamutima. Bakongera kandi Merikiri cyangwa se Makro bakayihuza n'ubuhanga ndetse n'ibindi bitandukanye.
Reka noneho dusesengure muri rusange imirongo nyamukuru iboneka mu ntoki, ariyo umurongo w'ubuzima cyangwa se lifeline, umurongo w'ubwenge cyangwa headline, undi murongo w'urukundo cyangwa se heartline. Dusobanure icyo umurongo umaze n'akamaro bigirira uwugira. Reka mbaremere ishusho ngari y'iyi mirongo, ariko by'umwihariko reka mvuge kuri iyi mirongo itatu, iyindi turaza kuyivugaho nyuma. Akenshi iyi mirongo niyo igaragara mu biganza by'abantu batandukanye benshi cyane mu isi. Iyi mirongo navuze hejuru niyo ikora inyuguti ya M, hagati haba harimo undi murongo ushobora kuyihuza bigakora inyuguti ya M. Reka duhere ku murongo w'ubuzima ufatwa nk'umurongo w'imbaraga rusange. Umurongo w'ubuzima ni umurongo ugaragaza imbaraga rusange, ukaba utangirira ku gikumwe ukamanuka ugana ahagana hasi ku kiganza. Mu myemerere ya palmistry, iyi ni umurongo ugaragaza imbaraga z'umuntu, ugaragaza kandi ireme ry'ubuzima bw'umuntu ndetse n'ingano z'ubudahangarwa z'umubiri we guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Tugendeye ku by'abasomyi b'iyi mirongo bavuga, iyi murongo werekana kandi niba azajya agenda ahura n'ibibazo by'ubuzima cyangwa azahura n'uburwayi. Uyu murongo iyo ari muremure kandi usobanutse, ugaragara nk'usobanura ubuzima bwiza kandi bw'igihe kirekire, imbaraga nyinshi n'umugisha wo kubaho igihe kirekire. Uyu murongo iyo ugaragara nabi, ucikaguritse cyangwa ucuramye, ushobora kugaragara nk'igaragara ry'imbaraga nke z'umubiri, nko guhora urwaye cyangwa se izindi mbaraga nke z'umubiri. Reka tujye ku murongo w'ubwenge. Uwo kandi ukunze gusobanura ubwenge ndetse n'ubushishozi. Uyu murongo nawo ni ngombwa cyane kandi ugaragara utangira hafi n'aho ubuzima utangirira, ugakomeza ugana hirya mu kiganza. Uyu murongo w'ubwenge ukoze buryo ki umutwe n'amagufa byose bigaragaza uko umuntu ateye, uko afata ibyemezo ndetse n'ubwenge bwe bw'ibanze. Abasesenguzi mu by'ubwenge bavuga ko uyu murongo ugaragaza kandi ibijyanye n'ubuhanga, mu bijyanye no gushishoza kandi ushobora gutekereza ibintu mu buryo bwagutse. Iyo umurongo ucuramye cyangwa se ucagaguye, bishobora kugaragaza umuntu mu bijyanye no gufata ibyemezo byihuta, kandi aba ashobora no kuba yayoborwa n'amarangamutima mu bijyanye no gusesengura. Hari n'igihe kandi ushobora kwerekana umuntu ushobora kugaragaza impinduka mu myumvire mu bijyanye no gufata icyemezo cy'ubuzima bwe bwa buri munsi. Umurongo wa gatatu ni umurongo w'amarangamutima n'imibanire. Umurongo wa gatatu rero ni umurongo w'urukundo, umurongo w'amarangamutima n'imibanire. Umurongo w'urukundo niwo uri hejuru mu kiganza hafi n'urutoki rwa musumba zose, ugakomeza uca hejuru y'ikiganza werekeza hafi n'urutoki. Uyu murongo kandi werekana uburyo umuntu yitwara mu rukundo, nanone kandi mu bijyanye n'imibanire kandi n'uburyo ahuza n'abandi bantu. Mu bijyanye n'urukundo, iyo uyu murongo ugaragara neza kandi udacikaguritse, bishatse gusobanura ko uyu muntu agira urukundo rwinshi kandi rwimbitse, ashobora kuba yita ku bandi, agira impuhwe kandi abasha kubana n'abandi neza. Iyo umurongo ucuramye, ucagaguye cyangwa ukaba mugufi, bishobora kugaragaza amarangamutima ahindagura, ibikomere by'imbere cyangwa se imibanire idahoraho n'abandi. Hari n'ubwo uyu murongo ushobora kuburira uri mu rukundo ko ashobora kuzahura n'ibibazo byo guhemukirwa, kubura ubwumvikane cyangwa se kudahuza mu mibanire. Akarusho noneho ku bafite inyuguti ya M cyangwa se M mu kiganza. Mu myizerere y'abantu batandukanye bo hirya no hino ku isi, haracyari imyizerere y'uko igice cy'umubiri cyose gishobora kuba intumwa y'imyizerere ya muntu, ikimenyetso cy'inzira arimo cyangwa se iy'abazamukomokaho. Mu myizerere y'abantu benshi batandukanye, ikiganza gifite umwihariko ukomeye cyane. Ugendeye ku iyi mirongo ikoze inyuguti ya M, inyuguti ya M igaragara iyo iyi mirongo itatu yihuje, ariyo umurongo w'ubwenge, uw'urukundo ndetse n'uw'ubuzima byihuje, bikaba bishobora guhurira hagati mu kiganza bigatanga ishusho isobanutse y'inyuguti ya M. Ibi bifatwa nk'ikirango cy'ubudasa ndetse n'ubuhanga budasanzwe. Cyerekana kandi ko nyir'ikiganza afite ubushobozi ndetse n'ubuhanga budasanzwe. Noneho rero ubwiru buvuga ku nkomoko y'inyuguti ya M ikunze kugaragara mu kiganza. Mu yindi mico bavuga ko ari nk'ikirango cy'ikirangabwenge mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Ihuza amagambo y'Icyongereza harimo mystery, mission, mastery ndetse na manifestation. Kuri mystery bishatse gusobanura ibihishwe. Uyu muntu aba afite undi muntu ufite amabanga akomeye muri we kandi ahishwe cyane ku buryo budashobora kuba bwajya hanze. Ashobora kubigeza hanze mu gihe ashakiye kandi bagenzi be baba badashobora kubimenya habe na gato. Noneho ku ruhande rwa mission cyangwa se ubutumwa, abantu bafite inyuguti ya M cyangwa se M mu kiganza bafite inzira yihariye yo gukorera abandi cyangwa se gufasha abandi kurusha uko bafashwe.
ndetse ibyo baba bakorera abandi ngo baba barabitumwe n'Imana nabo mu buryo batazi. Mu bijyanye na master cyangwa se ubuhanga buhanitse, abamenyereye ibihe no gucengera ibibazo by'ubuzima, aba bantu ni bamwe bashobora kukubwira ibyihariye cyangwa se ibyo dukunze kwita ubuhanuzi. Uyu muntu aba yifitemo urubaraga karemano yahawe n'Imana ku buryo aba ashobora gukora ibitangaza mu buryo bwihariye nawe ubwe mu buryo atazi. Noneho manifestation cyangwa se kugaragaza. Uko twabibonye, inyuguti ya M isobanura ihuriro ry'imirongo itatu nyamukuru. Inyuguti isobanura ubwenge, ubumenyi, ubushobozi bwo gutahura ibyahishwe n'amahirwe yihariye. Mu gihe isi ya none ibona ibintu mu buryo bwa siyansi, ntitwakirengagiza ko hari uburambe n'ubwenge bw'abakurambere dushobora kwigiraho. Kumenya imirongo y'ibiganza si uburyo bwo kumenya iby'ahazaza, ahubwo ni ukwisobanukirwa mu bijyanye no kumenya umubiri wawe mu buryo bwimbitse nk'uko abakera babikoraga. Nubwo palmistry idafite gihamya ya gihanga, igaragaza uburyo abakera bahoraga bafite inyota yo kumenya iby'umubiri ndetse n'uburyo ushobora kugaragaza iby'ibihe bizaza. Ndabashimiye ngiye gutegura kugeza aho kino kiganiro nitwa Bwiza. Mwibuke gukora subscribe. Nawe utaha.